umukobwa barakundana rero yari gushaka kumva atakumva ndi umukobwa man endereva urabona ndandukaniye nawe uke ndi umukobwa iki wandekura akanyonyo gonyine ngongo natugenda yarambu oya none ngiye ko mama muje gukundana ujate wanda nyoko no azakwirongorera mana wowe kundebera akanyoni we chakoza ndumiwe wandekura ko mama yambujije gonyine ngunoke kukuhera ndabibwira mama babwana ibiryo uramba n'ibiryo kandi nimara ibyo biryo ngahita nitaye oya nakuru umuhungu ngende kure nitaye oya tugendere mu rugo njye kuhera n'ibiryo oya ngende umwana unonje gukoreka kundu banyogota oya danje ranze nyasinzi kunyogota urabimenya ndabikwigira oya mani ngwino mana we ngwino nyoko ndacara gutwara siyagiye mu murima maze mama bibonye ibyo uri oya ndacara gutwara tugende ayiga date we uri kumva tonga tutubikana we oya we genda nyine wandekurira akanyonyo wandeka ngonyine ngongo natugenda oya nge yarambujije oya uranje ndiyangiye uranje ndanze kwatatse ibigori yawe kandi ndabizi urabikunda kadufite n'ibiteye yawe sinjyewe nanga ndaragahinja ayiga date ibi ni ibiki ibi ni ibiki umfate mwera kungufasha kandi mana we mana urabukunda abantu barenganaga ibi bintu bigomba gusubirwamo none ngiye ngo ibi bintu bigomba gusubirwamo haguruka mana umukobwa ntiwumvashe yutaba avanye ntiwumvashe kumufasha kugufu ndakwambira ngo yagufashe kandi ari mwe acha pa niwe mana we basha umuntu no yabaye kinga mundura mumufate ayiga date ngewe reka mbabwire ngewe umukobwa w'uyu mugabo ava ari kumata ku ngufu none rero uno mugabo unjyanye kandi ari kumbeshera jewe ngusanze umufashe ku mbasanze mujyana jewe uno mukobwa mufashe uno musore mufashe andere umukobwa inda ngiye muteye inda mutereye jewe muteye kubireba nabibonye ngiye nabibonye yayimuteye nimba ari ubyo tumyane kwa mudugudu muza tugende soro ungana God have mercy upon us. Are you playing? What type of play? You can be shut Kondi kwa simwa tuzindukiye ni kibazo cyabaye hano. Ngewe mudugudu umva ikibazo giye cyo mfite. Uyu musore namufatanye n'umukobwa wanjye bajyanye yamufashe ku ngufu Kugira kwinjira muri icyo kibazo rero. Nawe urabizi ukuntu bigiye kugenda. Nawe uri umuntu w'umugabo. Icupa ribe rihari. Nta kibazo. nyamara ndi kurenga niki Manze turebe uruhande ruri kurega n'uruhande ruri kuregwa. Turebe ko turi buze kubyigaho. niko biri ngewe ndi ngenyine navutse ndi ikinege mama arambwira ati ntuzajya uranyogota umukobwa yatangiye gufata ku ngufu Birashoboka arangije nderinda n'ubundi ngaza nemera birashoboka ko umukobwa yatera umuhungu inda kandi nyine ndigeze nemera ise yaje akambata amuteye inda mwana mubaza sise nguyu kuvuga byose sibyo ngira mufashe bajyamye yamufashe datawe none bari bajyamye bari gukora iki bari gukora nawe byiyumvisha urumvishije kuri njyana ari njyamye hamwe nawe utajyama sinone papa yatuboneye bari bajyamye Ibyo ngibyo. yamufashe ku ngufu ngira nyuma yuko se yagufashe ubwo buriya yababonye umwari mujyamye buriya nabwo nawe uri guhakana ufite ikimenyetso simusiga yamuteye inda njye ndi kubireba yamuteye inda nyamara ibimenyetso byanjye bari kumvikana mama yarambujije
kandi uno mukobwa nanicaye hamwe nawe kungurura akangira mu maguru kirukangira ngiye ku ngingo y'ijana na 50 akarongo kaberamye n'akandi gatambitse biravuga ko umukobwa wahotewe agomba guhanishwa uwo wamukoreye icyo cyaha agomba guhanishwa igihano cy'imyaka 20. mama warira ese waba ufite ikimenyetso simusiga? ngiye ikimenyetso ndagifite haguruka turakiguhaye. ngiye ariko ndago kiri hano birasaba kwa ngende njye kukizana turaguhereza umuntu aguherekeza. oya mundi ngenda mundonjaga ngiye munyizere muhereza umuntu akamuherekeza ashobora gutoroka. oya ariko ndani kibazo nagende kuko niyo yagenda ndaho yahungira kuko muri iki gihugu harimo abantu benshi na polisi zagufata. ngiye ngo nakuvugenya wakubaza akanyoni kanje wakerekana guca uri kudutindira. oya bakurambere muzamuke bakurambere mugabiremewe n'icyo karibu nagezwa n'iki hano nari mfite ikibazo hari umuntu muneki umukobwa twarakundanaga rero yari ari gushaka kumfata ku ngufu bakurambere ana ninde wazanye nyine muganga data we ndikukubwira uwo mukobwa yararwanga yabakurambere mwana we impamvu kwejyoshya kugadara n'igiki rero kamubwira ikintu kiri ku ngendo umukobwa twakundanaga yambashe ku ngufu ndiyangira akomeza ndiyangira none amaherezo rero ese uwo mukobwa baradufasha ngambashe ngo ndi gutera uwo mukobwa inda ngo muteye inda kandi uwo mukobwa ugiye kuva navuka hengereza hano rero umuntu uteraga inda bameze gutya none ndikurengana ndikura ngo nyine ubwirire gutya tugatubangane mubyeyi ndikubwira ngo umbereze umuti biranga akanyoni kanye kazajya karabura ningera aho hantu bagiye kunjinja ngo bajye kumvunga ariko we nzabasange ndi umukobwa batemeze bakurambere barakwemerera bakurambere ya gutanga umuti ufasha umwana banyemereye mukambira bati akwemereye reka rero ushaka amadovize hano amadovize ukambere bakwambere nzabagabira umurima wo munsi yo mu rugo ni njyewe wagusigaranye baragumbaye madaririmba iraha iririmbe ino ndirimbo niyo izajya iramfasha iragufasha ubuzima bwawe kanyoni kanjye kure aho uri hose uhagume nushaganya barakubona narangije kuba umukobwa atone dabe nazimbashe kuki sinakigendera urakoze umusoro kira gihugu cyo twabwiye ngo kiragiye kucyatinze araza basanga yagenda agaruka ko mvira mu gihugu satari mvira mu Rwanda anga hararaza ko ndaho yiyobora si bimenyetso mwari mushaka se bana ndiyo naraza komande nde mudugu ngereka ngubwire icara ariko mudugu sika imenyetso simusiga urushaka nico nari nshaka nico cyane nteranirize hano none se mudugu kuva wabaho wari wabona umukobwa wateye undi mukobwa inda
iki n'amakosa gusa ndibibaho none ko ndi umukobwa uteye undi mukobwa indagu nje ikimenyetso ndagifite icambere no ndana amabere uramera oya ngiye ikimenyetso ndagifite mudugu ushaka nakikwereka ikimenyetso ntari birakitwereka si ikimenyetso natwebwe icyo kimenyetso nk'abari bajyanye gute mudugu enda ndebemo urebe mbaye reba neza uyamwa waza ukandebera nawe nibe narebye nabi nje ndi umukobwa mani nukuri mudugu ndi kuzira ubusa haguruka nanjye ndebe ndagura nimwe murambera abahamya Ndago bishoboka. ikibazo n'ingendamo nimwe murambera abahamya nje ndago nimba n'uyu mukobwa ari kubihakana ayobewe uburyo ateye naze arebe irebere gusa nge nari nazize ubusa gusa nge ndi kubona ari umukobwa umva mana nje ndi umukobwa nukuri nanjye endereba uri kubona ndandukaniye he nawe nje ndi umukobwa yawe bazakubwiza ukuri ibintu wabikuye none mudugu nta kuntu wareka ngataha ko ngewe ndi umwere nje mudugu ndago nabyemera ko yabaye umukobwa ndago nabyemera kumurera ku mabere urajyana umuntu ku murenge kubonye nawe uko iboneye ikimenyetso simusiga Je, ngo wajyana umuntu turamujyana ku ku murenge. murenge nshoboye kwirengera ibibazo ngashoboye ngo wazavuka ibindi ari umukobwa amabere gari hehe nge nuko ubundi narimbuze ngaba ndana umwanya narindi kubona mwizi minsi n'amabere ndagira nyamere sinamenye ukuntu ibintu byose se babimeraga n'amabere ndagira nyamere twamufatanya nawe kandi n'impenebere mudugu wakoreka nitahire bari no kungereza yakitahira amabere nabwo ndagira kumenya aho bayamereraga sinaho yakwitahira ko birakemutse ahubwo rero nawe nshobora kubona inzoga yanjye ukomeye cyane nasuye hano habaye ariko mudugu ngemba nitahiye wowe ushaka kuba nikitahira komera cyane baransinze da baransinze habaye umuntu amfatiye umukobwa ngo abaye umwere ngo ni umukobwa aransinze da hose dore nguyu natwe ko twakubitwa n'inkuba muganga kuko wamvuye ushaka ikindi kintu ikintu ndabona ukivuka n'igihungu ubu namuvuye iki genda umukobwa bakagenda bagaragaza ko ari umuhungu muganga nawe ndagira ufatiye umwuzukuru ku ngufu muganga nawe unamufashe ku ngufu we yawe ngenda umuhungu ndenda umuhungu ko uyu ni umuhungu twamwivuriye afite akanyoni muganga ni umukobwa najyanye baganiriza ibyo ni ibiki ngo ni muganga ngo data we karaje yego musiki n'umuhungu ndamwivuza ni amagorane n'utubimbura none none mudugudu hagarutse none kabaye umuhungu nawe ndi kubyibonera kwera twamujyana kuri polisi twamujyana yo da ariko hose mudugudu gusaba uburenganzira ndabuku ndani uburyo bimbabaza agatoki gafata umudugudu wanjye ku ngufu bareka nkamuhindura inzoka inzoka ngatandika muhindura akajyaga umva rero nanjye kangwibwirire muvandimwe wanjye nanjye ndawundi wo gutangira uruhushya nanjye hari abanguriye umwuzukuru aho tweka tujye kwikurikirana ibyacu mana bagiye kumpindura inzoka inzanga nabyo ngo mbite njya muri gereza imyaka 25 mana gore ko ibintu ari njyenyine biba byabayeho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.